Iyo Imana ikubwiye ngo ndakugaburiye izakoresha abantu mu kukugaburira. Imana nikubwira ngo nguhaye ndakwambitse, izi byose izakoresha abantu mu kukwambika. Ubwo ndiho ndavuga ibiri munsi y'ubutayu bwa Sahara. Imana nikubwira ngo ndakuzamuye, hari abantu izakoresha kugira ngo ikugirire neza. Imana umugisha Imana igiye kuguhesha mu buryo bw'umubiri nibyo ndiho ndavuga. Hari abantu izakoresha kugira ngo ugere kuri ico kintu Imana yavuze. Abo bantu rero b'ibikoresho nibo ndiho ndavuga, nibo nise Melikisedeki, niwe Melikisedeki wawe. Impamvu ubuzima bwawe butishimye birashoboka ko utahuye na Melikisedeki, ahubwo wahuye na Satani, wahuye n'abaguca intege n'abakubwira ibicantege batarabahesha bumugisha. Ubuzima bwawe bukeneye Melikisedeki. Babiri barutumwe, umwe yagundi na waramubyutsa. Ndahamya neza ko uwagarura Yosuwa uyu munsi yamubwira ati Mose yambereye Melikisedeki, yambereye umuhesha w'umugisha, niwe yanteguye kwinjiza Abisirayeli mu gihugu cy'isezerano. Uyu munsi ugaruye Elisa ukamubaza, yakubwira ati Eliya namukuyeho imigabane kubye kabiri, ibyo nakoze byose mbikesha kuba naragize umugisha wo kubana na Eliya. Uyu munsi ugaruye intumwa ukagarura Petero n'abandi ukababwira ati ibyo mwakoze mwabifashiwe neho bati nuko twabanye na Yesu, twabanye na Melikisedeki ukuri twarabanye, niwe yaduhinduye abahesha w'umugisha. Uramutse ugaruye Timoteyo ukamubwira ati washobojwe n'iki, yakubwira ati hari umugabo witwa Paulo twabanye yambereye Melikisedeki, yamfashije kugera ku bintu byinshi. Abahanga baravuga ngo nyuma y'umugabo ukomeye haba hari umugore ukomeye, ariko no mu murimo w'Imana hari abantu bagiye bafata abandi amaboko babafasha gutera intambwe. Uwo Melikisedeki rero ntakenewe muri ico gice gusa, no kugira ngo ubake urugo rwiza ukeneye Melikisedeki wawe. Nagira ngo dusome Itangiriro 14 umurongo wa 18 na 19. Haravuga ngo kandi Melikisedeki umwami w'i Salemu azana imitsima na vino, yari umutambyi w'Imana isumba byose, amuhesha umugisha ati Aburahamu ahabwa umugisha n'Imana isumba byose nyir'ijuru n'isi, kandi Imana isumba byose ihimbazwe yakugabije ababisha bawe, nuko Aburahamu amuha 1/10 ca byose. Amen. Muri iyi nyigisho yacu tugiye kuganira ku guhura n'umuhesha w'umugisha. Aburahamu amaze kugera mu gihugu Imana amusezeranije, byaje kugera igihe Loti nubwo batandukanye, ariko kuko bavindimwe cyangwa se yari wo mu muryango wabo, byaje kugera igihe aranyagwa. Aburahamu ahagurukana n'ingabo 317 batorejwe mu rugo rwe. Arangije ajya kugwana n'ababisha, arangije kugwana agarura Loti n'iminyago yose, ibyo banyaze byose arabigarura. Bibiliya iravuga ngo ahura na Melikisedeki. Melikisedeki yari umwami w'i Salemu, ntazwi se ntazwi nyina, nta kindi bamuvugaho kitari iki. Azana imitsima na vino, hanyuma ahesha umugisha Aburahamu. Aravuga ngo Aburahamu ahabwa umugisha n'Imana isumba byose nyir'ijuru n'isi. Uruzi ko ukeneye Melikisedeki wawe kugira ngo ugire umugisha? Imana yaravuze ngo abo muzahesha umugisha bazagira umugisha. Imana ikwiye kuguhuza na Melikisedeki wawe, kandi akaza azanye imitsima na vino. Umutsima ni ijambo ry'Imana, vino isobanuye umwuka wera. Murabizi ko Yesu yabikoresheje mu igaburo ryera avuga iby'urupfu rwe. Hano abasobanuzi babiri bavuga ko Melikisedeki ashobora kuba yarahagarariye Kristo. Kristo ni umuhesha w'umugisha ku buzima bwacu, ariko nanone Imana ifite abandi bahesha b'umugisha Imana ikoresha kugira ngo ubugingo bwacu bugire umugisha. Umunsi wahuye na Melikisedeki wawe,
ufite imitsima na vino ubuzima bwawe buzahinduka. Yamuhesheje umugisha, aravuga ngo Aburahamu ahabwe umugisha n'Imana isumba byose, nyiri ijuru n'isi. Birashoboka ko abantu mwahuye mu buzima n'abantu baguciye intege, n'abantu bakubwiye ko udashoboye, n'abantu bakubwiye ko udashobotse, n'abantu bakubwiye ko ntacu uzageraho, n'abantu bakweretse intege nke zawe, ariko ubundi nawe ubwawe urazizi. Abatubwira intege nke zacu n'ubundi turazizi. Dukeneye Melikisedeki yadufata ukuboko akadufasha gutera imbere no gusobanukirwa icyo Imana idushakaho. Melikisedeki yabaye umuhesha w'umugisha kuri Aburahamu. Izi nshuti zimeze gutya ntabwo baba ari abantu benshi, ntabwo baba ari abantu benshi bahesha umugisha abandi. Reka mpere ku bantu batanga ubufasha. Abantu benshi yagiye gufasha afashisha utuvungukira. Muribuka Lazaro na Nyamutunzi, ngo Lazaro yifuza guhazwa n'utuvungukira tuva ku meza y'umutunzi, ariko natwe ntabone utumuha akadusangira n'abakene n'imbwa z'uwo mutunzi. Uko niko abakene bafashwe akenshi muri sosiyete. Iyo tugiye gutanga ntidutanga ikintu cyuzuye, ahubwo rimwe na rimwe abo tuvuga ko duhesheje umugisha tubaho utuvungukira tuva ku meza. Nyuma yo kugubwa neza, nyuma yo kumererwa neza, nyuma yo kubona ibihagije birenze n'ibikenewe, hanyuma abo wasize mu cyaro cyangwa se abo ufashije ukabafashisha utuvungukira. Umubiri na kamere ntabwo bijya bihaga. Nta gihe na kimwe umubiri uzakubwira ngo ibi birahagije. Uhora wifuza buri gihe. Ariko iyo uhuye na Melikisedeki wawe, we ntabwo utuvungukira. Ahesha umugisha Aburahamu, hanyuma Aburahamu bigakubitana n'icyo Imana yamuvuzeho, bikazabyara umugisha w'amahanga. Bibuka ko Aburahamu yaheshejwe umugisha na Melikisedeki, ariko Imana ikamuvugaho ko wazahesha umugisha azaba awubonye, n'uzamuvuma nawe azabavuma. Imana ikwiye kuguhuza na Melikisedeki wawe. Melikisedeki wawe arahari, umuhesha w'umugisha arahari. Hari abantu Imana ntangiye kuvuga ngo yapakiyemo, yujujemo kuba abahesha b'umugisha. Bene uwo muntu atanga icuzuye mu bice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri. Umuntu w'umuhesha w'umugisha ntabwo atanga igice, ntabwo atanga utuvungukira mu mubiri gusa, ahubwo amenya n'amarangamutima yawe uko ameze, no mu mwuka akaguhuza n'Imana. Melikisedeki yakoze uyu murimo kuri Aburahamu. Bibiliya yatubwiye ngo kandi Melikisedeki umwami w'Isalemu, Salemu n'umwami w'amahoro. Ikintu kigaragaza ibintu Imana ikoze biba byuzuye amahoro. Azana imitsima na vino. Umutsima ni ijambo ry'Imana, vino n'umwuka wera. Yari umutambyi w'Imana isumba byose. Erega hari igihe uhura n'umuntu atari umutambyi w'Imana, ahubwo ari umutambyi w'ibindi bintu. Yiyeguriye bizinesi ye, yiyeguriye ibindi bintu bitari by'ubumana. Rimwe na rimwe n'ibyo bintu wifuza ko agufashisha bikaba byaravuye mu nyungu zitari nziza. Ariko undi we yari umutambyi w'Imana isumba byose. No kuvuga ngo yabaho ubuzima buri hori, ubuzima butunganye, ubuzima bwejejwe. Ibintu byose akora byari biri mu Imana, byari birimo gukiranuka. Uyu Melikisedeki yari umutambyi w'Imana isumba byose. Hanyuma Bibiliya tubwiye ngo mu by'umutambyi yari ashinzwe harimo guhesha Isirayeli umugisha. Kubera ko igihugu cyayoborwa n'umwami, umutambyi n'umuhanuzi. Hanyuma umutambyi ni ukuvuga ngo yabaga yagiye imbere y'Imana, Imana ikavugana nawe, hanyuma ibyo akwiye ku Mana kuba ari byo asangiza igihugu, harimo n'umwami. Bibiliya tubwiye ngo amuhesha umugisha, amuhesha umugisha. Iyo tuvuze umugisha, guhesha umugisha harimo kwatura, ariko harimo no gutanga. Amuhesha umugisha, avuga ati Aburahamu ahabwe umugisha n'Imana isumba byose, nyiri ijuru n'isi.
hanyuma bafatanya guhimbaza Imana, aravuga ngo kandi Imana isumba byose ihimbazwe yakugabije ababisha bawe. Nyuma yuko Aburahamu yakira iki kintu c'ubumana c'umwuka, atanga ica 10 ca byose. Waba ufite umuhesha w'umugisha, umuntu mugendana mu rugendo rw'agakiza, umuntu yita ku buzima bwawe bw'umwuka, umuntu umenya amarangamutima yawe uko ameze, umuntu yakubwira ngo ibukoze nikosa, wabugira umuntu waturira wagize intege nke, wabugira umuntu gufata ukuboko mu rugendo rw'agakiza, yahinduka umuhesha w'umugisha ku buzima bwawe. Ubuzima bwacu twese bukeneye Melikisedeki. Melikisedeki ni Yesu, ariko Yesu nawe yashimye kugira abaturamo, kubera ko Imana ikubwiye ngo ndakugaburiye n'urugero. Nubwo ntajya nkunda kuvuga ibyo, reka mbivuga uyu munsi. Imana ikubwiye ngo ndakugaburiye, izakoresha abantu mu kukugaburira. Imana nikubwira ngo nguhaye ndakwambitse, izi byose izakoresha abantu mu kukwambika. Ubwo ndiho ndavuga ibiri munsi y'ubutayu bwa Sahara. Imana nikubwira ngo ndakuzamuye, hari abantu izakoresha kugira ngo ikugirire neza. Umugisha Imana igiye kuguhesha mu buryo bw'umubiri, nibyo ndiho ndavuga. Hari abantu izakoresha kugira ngo ugere kuri ico kintu Imana yavuze. Abo bantu rero b'ibikoresho nibo ndiho ndavuga, nibo nise Melikisedeki, niwe Melikisedeki wawe. Impamvu ubuzima bwawe butishimye birashoboka ko utahuye na Melikisedeki, ahubwo wahuye na Satani, wahuye n'abaguca intege, n'abakubwira ibicantege batarabahesha b'umugisha. Ubuzima bwawe bukeneye Melikisedeki. Babiri baruta umwe yagundi nawe aramubyutsa. Ndahamya neza ko uwagarura Yosuwa uyu munsi yamubwira ati Mose yambereye Melikisedeki, yambereye umuhesha w'umugisha, niwe yanteguye kwinjiza Abisirayeli mu gihugu c'isezerano. Uyu munsi ugaruye Elisa ukamubaza, yakubwira ati Eliya namukuyeho imigabane kubye 2. Ibyo nakoze byose mbikesha kubona nagize umugisha wo kubana na Eliya. Uyu munsi ugaruye intumwa, ukagarura Petero n'abandi ukababwira ati ibyo mwakoze mwabifashiwe neho, bati nuko twabanye na Yesu, twabanye na Melikisedeki ukuri twarabanye, niwe yaduhinduye abahesha w'umugisha. Uramutse ugaruye Timoteyo ukamubwira ati washobojwe n'iki, yakubwira ati hari umugabo witwa Paulo twabanye, yambereye Melikisedeki, yamfashije kugera ku bintu byinshi. Abahanga baravuga ngo nyuma y'umugabo ukomeye haba hari umugore ukomeye, ariko no mu murimo w'Imana hari abantu bagiye bafata abandi amaboko babafasha gutera intambwe. Uwo Melikisedeki rero ntakenewe muri ico gice gusa, no kugira ngo ubake urugo rwiza ukeneye Melikisedeki wawe, ukeneye umuntu yagufata ukuboko utaratsinzwe mu buzima, kuko ntabwo wajya kugisha inama urugo rwatandukanye kandi umubaza kugwaho gwakomera, inama yakugira urayumva. Ukeneye umuntu uzi ijambo ry'Imana, ukeneye umuntu higiye kugira ubuhamya bwiza, ugufitiye umwanya yakwicara akaguha umutsima na vino. Ubwo ntaco yaba yisigarije, kandi iyo tuvuze umutsima na vino nibyo byari byicubahiro kuruta ibindi. Ukeneye umuntu yagira ibanga, umuntu uzi yahawe umugisha n'Imana, akaba yaguhindura nawe yaguhesha umugisha. Si mu rugendo rwo kubaka urugo gusa, no kugira ngo ukore akazi kawe neza, ntekereza ko ukeneye Melikisedeki. No kugira ngo ubuzima bwawe bubashe guca mu miyaga n'imiraba y'ubuzima ucamo, ukeneye Melikisedeki. Abo muntu ndabizi ko bikeneye, kubera ko rimwe na rimwe twavukiye mu miryango twirera, no mu gakiza tukirera, hari igihe twumva hari ibintu tudakeneye. Imana ikeneye kuduhagurukiza aba Melikisedeki. Umwe ukamwigiraho kwihangana, undi ukamwigiraho gusenga, undi ukamwigiraho gutanga, undi ukamwigiraho guca bugufi, undi ukamwigiraho kugira umutima wagutse ukwigwamwe abandi. Ahari abantu ba Melikisedeki ukeneye mu buzima kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke. Ndabizi neza ibintu byose uzi wabyigiye ku bandi, mu ishuri wagiyemo utazi ko rimwe utarengeje rimwe ari 2, hanyuma ubura umuhanga mu mibare. Ntabwo waryamye ngo birote, warabyize. Hari abantu bagufashije kuba uri uyu munsi,
kandi na n'ubuzima bwawe buracika. Ni gute mu nzira y'agakiza aho wumva utabikeneye? Ni gute mu nzira y'agakiza aho wumva wihagije? Kimwe mu bintu bituma ubuzima bwacu bunanirwa ni ukumva ko tudakeneye abo twigiraho, tudakeneye abahesha b'umugisha. Erega iyo tuvuze umugisha nturebere mu byo dukeneye munsi y'ubutayu bwa Sahara, kuko ari izingiro ry'imibabaro n'inzara n'ibindi. Ibyo dushima bigaruka mu gice gusa c'umubiri. No kugira ngo ubwenge bwawe bukora neza ukeneye Melekisedeki, no kugira ngo amarangamutima yawe akire akomeretse ukeneye Melekisedeki, no kugira ngo mu mwuka hawe habe hubatse neza ukeneye abandi bantu bagufata ukuboko mu nzira y'agakiza. Imana iguhuze n'abahesha b'umugisha, Imana iguhuze n'umuhesha w'umugisha, Imana iguhuze n'umuntu yahinduka umuhesha w'umugisha mu buzima bwawe. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu, ndasenze kugira ngo uhagurutse ba Melekisedeki benshi bashobora kudufata ukuboko kugira ngo tugere ku mugambi wawe. Nico twaremewe, tubashe gukora imirimo myiza yose iyo twaremewe muri Kristo Yesu. Kandi uyu muntu yahuye na Satani n'abakozi be, rimwe na rimwe bakamwaturaho bibi, bagatuma ubuzima bwe uyu munsi bubabaye. Umukiza ibyo bintu, umuhe guhura n'abahesha b'umugisha. Ndabizi ko iyo umuntu yahuye n'abantu babi biramugora kwizera ko abeza babaho, ariko ufite ba Melekisedeki benshi, ufite abantu benshi beza, ufite ibihumbi byinshi bitarapfukamira abari. Uduhuze n'abameze batyo mu izina rya Yesu, amen.